Guys, niba uzi kuri umushoferi cyangwa se wiga imodokari ukeneye kumenya bino bintu. Nabonye abantu benshi bari kubyibazo cyane, reka mbaye ibisubizo byeruye hano. Igihe cyose ugiye guhagurutsa imodokari yawe, ugomba gutangiza fere yo guhagarara umwanya munini. Icyo kintu cya mbere ugomba kubanza gukuramo. Icya kabiri, uzakurikizaho gushyiramo vitesse. Ntuzakora ikosa ryo kwiga gutangiza imodokari ushyizemo vitesse and then ukuremo fere yawe. Ndaza gutanga impamvu zabyo nazo. Nagiye mbona abantu benshi ba mu busobanuro bakangaragaza n'ibintu bidashoboka, ariko nanone na byose ndabivugaho nacyo. Igihe cyose wagurutse imodokari maze kwaka ugiye kugenda, yaba uri kwiga imodokari cyangwa se witwara umuhanda bisanzwe, ugomba gukuramo fere yawe mbere ugakurikizaho vitesse nk'ibisanzwe. Hanyuma rero icyiza cyabyo ni iki? Icya mbere, mu gihe cyose ugiye guhagurutsa imodokari, kubera icyo ukandagira pedali ugafata fere na embrayage, niye mpamvu kigomba kukibazaho. Icya kabiri, niba uzi ko wagurutse imodokari itarimo fere yawe, kuki ubanjije gushyiramo vitesse? Abantu babizaze gutanga comment hasi nta kibazo, kugira ngo mbanze umve usanura neza. Icya gatatu, uzareba imodoka ya automatique, izi modoka za automatique, iyo ugiye kwihagurutsa cyangwa se niwitwara niba utanabikora uzi ko ubuzi neza gukora ikosa, ubanza ugakuramo hand brake nk'ibisanzwe, kuramo fere guhagarara umwanya munini, and then ugahagurutsa imodoka ukagenda. Why? Habagiye gukurikiraho vitesse nyine, uvuga ngo ugiye gushyira parking nk'ibisanzwe, and then ukurikizaho urugendo ugende bisanzwe, ufate service brake fere y'urugendo. Urumva ukuntu wahagurutsa imodokari yaho ngaho. So bisobanuye ngo icyiza cyo guhagurutsa imodokari wabanje gukuramo fere yawe ni ukubanza kumva imodokari aho iri n'imbaraga ifite. Kuki se ugiye kwatsa imodokari ubanza ugakandagira embrayage, embrayage, and then ugafata na fere? Why? Ese kuki yo yatse ukinisha umuriro cyane kugira ngo wumve ni ibiki uri gushaka kumva? Ubugira wumva ifatira umuriro, wumva ifatira embrayage n'agafere, wenda byose ukabicekinga. Iyo ugiye guhagurutsa imodokari wenda nzabereka n'ubutaha uburyo ibyo ugomba kubanza kureba byibanze. So bisobanuye ngo igihe cyose ugiye guhagurutsa imodokari, ibuka fere yawe mu gihe wizeye security y'imodokari n'ibidashaje, imodoka yose waba utwara. Icyiza cyabyo mu kizamini, reka icyo tuvugaho cyane, icyiza cyo mu kizamini nuvuga ngo iyo ukora ikizamini wibutse gukuramo fere yawe, imodoka ntabwo izakuzimana mu gihe uhagurutse imodokari. Harabambwiye se ngo mu gasozi ngo cyangwa se nganacuramye, niba uzi neza ko imodokari ikora ibintu byayo neza, ntabwo nje wambwira ngo uzashyiramo vitesse ndende n'ujya guhaguruka ngo gushyiramo gukuramo fere yawe. Byo ntabwo bibaho. Ibyo ngibyo ntabwo bibaho. Niba uzi ko ugiye guhagurutsa imodokari nk'ibisanzwe yamaze kwaka, urafata pedale zawe, embrayage ndetse na fere, ndende utegereze ko imodoka wumva ko ifashe fresh. Hanyuma numara kumva ifashe fresh, ukuremo fere yawe imodokari wumve ko ifashe fresh, ndende ushyiramo vitesse uhagurutse uyititiza imodokari igenda. Nose ubwo urumva wagerageza imodokari kuzamuka irimo fere yawe, wagerageza imodokari kugenda irimo fere yawe. Icyo kintu mujye mubitekerezaho neza, ucyumve neza. Igihe cyose uhagurutse imodokari ubanza ugakuramo fere yawe, hakurikiraho noneho gushyiramo vitesse. Ntabwo vitesse ziza bwa mbere, wapi. Kushyiramo vitesse harimo fere yawe, imodoka ntabwo haguruka. Dutanga urugero mu kuntu wibagirwa, ku muntu wibagirwa. Nose uramutse wibagiwe ukora ikizamini ukibagirwa, urumva ari ndi muntu ufite ikosa. Kugira ngo wibagirwe mu kizamini, wakora ibintu byawe mbere ukaza guhagurutsa imodokari yawe neza nta kibazo. Abambwiye ngo ku makamyo, nanjye kamyo ndayitwara, ntabwo ibyo ngibyo bidasanzwe. Menyera kereka imodoka ifite ikibazo birumvikana. Ushobora kuba ufite ikibazo muri transmission cyangwa se birashoboka ko yagira ikindi kibazo kizari aho, icyo gihe ushobora kuvuga ngo nzabajya mbanze nkuremo mbanze nshyiremo vitesse. Ariko ibyo ngibyo